mana, uri mana y'amahoro, mana we mana, uri mana y'amahoro, uri mana y'amahoro, uri mana ya, ayi, uri mana y'amahoro, uri mana y'amahoro, uri mana y'amahoro, uri mana ya, ayo ya mana we mana, uri mana y'amahoro, 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 mana we uri mana y'amahoro, mana we mana, 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 uri mana ya, ayi, uri mana y'amahoro, uri mana ya, uyu mwanya uri mana y'amahoro, uri mana ya, aya masaha uri mana y'amahoro, uri mana ya, uduhaye kubyuka amahoro mana, uri mana y'amahoro, uduhaye amahoro mana we, uri mana ya, aye, udushyize mu mahoro mana, uri mana ya, ayo Yesu yaduhaye amahoro, uri mana ya, aye, ibyaha byatuvuyeho tubona amahoro we mana we, oh, uri mana y'amahoro, mana we mana, uri mana y'amahoro, mana we mana, uri mana y'amahoro, mana we mana, mana y'amahoro, uri mana y'amahoro, uri mana ya, oh, uri mana y'amahoro, uri mana ya, haleluya, uri umwami w'amahoro, uri umwami w'amahoro, uri umwami w'amahoro, uri mana y'amahoro. Amen. Imana ishimwe, ni Imana y'amahoro, itanga amahoro mu gitondo, itanga amahoro umunsi, hagati mu munsi, itanga amahoro nimugoroba, itanga amahoro mu gicuku nijoro. Imana ni Imana y'amahoro ibihe byose, kandi ayo mahoro irayaduha, yaranayaduhaye biciye muri Yesu Kristo. Ashimwe rero kubw'umunsi aduhaye, kubw'ubuntu bwo kongera kubaho, umwami ahimbazwe. Reka dusome Zaburi 139 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Zaburi 139 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Tugira icyo tubwiye umunsi, cyangwa se icyo turi busengere ku munsi. Umunsi turawusengera, tukagira icyo tuwatuyeho, tukagira ibyo tubwiye Imana kubw'uwo munsi, tukakira ubuntu bw'umunsi. Ngo Bibiliya avuga ngo buri munsi uzana n'ubuntu bwawe, tukakira ubuntu bw'umunsi. Reka nsome mu izina rya Yesu. Aravuga Zaburi 139 umurongo wa 17 kugera ku wa 18 ngo Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, n'abibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Amen, amen. Ijambo ryiza cyane. Mana, haleluya. Papa, Elohim, El Shaddai, Jehova, Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye. Yo, haleluya. Erega iby'Imana itekereza kuri uyu munsi ni iby'igiciro kuri njye. Erega iby'Imana igambiriye kuri uyu munsi ni iby'igiciro kuri njye. Erega iby'Imana ishaka gukora kuri uyu munsi ni iby'igiciro kuri njye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngerega ibyo utekereza, mwami w'abantu, Mana Data, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Ntabwo Imana idutekerereza ikintu kimwe, ntabwo Imana idutekerereza ibintu bimwe, ahubwo uyu munsi
tubihamye ngo iby'Imana idutekerereza ni byinshi, tubyandike mu mwuka wacu, ubwira Imana ngo Mana, ibyo untekerezaho ni byinshi, ibyo ungambiriyeho ni byinshi, ibyo umfitiye ni byinshi, ibyo ushaka kunkorera ni byinshi, ibyo urimo mu buzima bwanjye ni byinshi. Haleluya. Ibyo uri kungenera ni byinshi. Imana ishimwe, ngerega umubare wabyo ni mwinshi. Ngerega Mana icyo ugambiriye kuri njye, hega ni byiza Mana, ni byiza. Buri munsi ungenera ubuntu bunkwiye. Mana uri mwiza, Mana uri mwiza. Erega Mana ibyo ugambirira kuri njye, oya ni byiza ntago ari bibi. Buri munsi ungenera ubuntu bunkwiye. Mana uri mwiza, Mana uri mwiza. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye. Erega umubare wabyo ni mwinshi. Uyu munsi wandike ngo Mana, ibyo utekereza kuri njye ni byinshi. Ubihamisha akanwa kawe, ubihamisha ibyo utekereza ku mazina yanjye Mana ni byinshi. Ubishimira Imana. Ngiyo nkangutse oya kuri 18 ngo nabibara biruta umusenyi bwinshi. Ni byinshi cyane, ni byinshi. Bimwe hari igihe tubimenya, ibindi ntitubimenye. Ni byinshi cyane ngo biruta umusenyi ku nyanja. Kuri 18 barabivuze. Noneho bakongera bakavuga ngo iyo nkangutse turacyari kumwe. Mana, ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi Mana umanikira Imana amaboko, Imana ndagushima kuri kumwe nanjye, turacyari kumwe Mana, uracyagendana nanjye Mana, uracyanyujuje amahoro Mana, kuko uri umwami w'amahoro, uracyamfasha amaboko Mana, ndacyafite amashimwe mu kanwa kanjye Mana, ndacyafite ibitekerezo, turi kumwe Mana. Iyo nkangutse turacyari kumwe, iyo ngenda turacyari kumwe. Uyu munsi turi kumwe, turagendana, turabana aho nzaba ndi hose ku isi, turi kumwe Mana. Ushimwe Mwana. Ubibwire Yesu, ubyandike ku mazina yawe, ubyandike mu mwuka wawe, ubishimire Imana, ubwire Imana n'ubundi ko Imana nabimenye turacyari kumwe. Uri mu ruhande rwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ko turi kumwe, ninde uzanyeganyeza? Haleluya. Karo urwanirira, ninde uzansindishiriza? Imana yubahwe. Haleluya, 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 haleluya. Shimwa Mwana, himbazwa Mwana, amamara Mwana. Shimwa Kristo, shimwa gitare. Iyo nkangutse turacyari kumwe Mana. Iyo umuntu asinziriye bakunda kuvuga ngo aba yagiye, abiba ameze nk'uwagiye, ariko twakanguka tugasubirana ubuzima. Turabishimira Imana karitundi yo mu gicuku cya nijoro, mu bitotsi iyo ngiyo twashyizweyo, ariko twakanguka tugasanga Data aracyari kumwe natwe, Data aracyatubereye maso, Data aracyaduhagazeho. Haleluya, 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 haleluya. Shimwa Mesiya, shimwa cyubahiro, shimwa gitare ko turi kumwe. Reka dusenge, umuntu wese aragerageza yisengere. Papa, ndagushimiye kubw'iyi Zaburi 139 umurongo wa 17 kugera ku wa 18. Imana, erega ibyo utekereza ni byinshi Imana. Ibyo utekereza kuri njye ni byinshi Imana. Njye Mama Beneze, ibyo utekereza ku buzima bwanjye ni byinshi Imana. Ibyo utekereza kuri ejo hazaza hanjye ni byinshi Imana. Ibyo ugambiriye Mwami ni byinshi Imana. Iyo gahunda umfiteho ni nyinshi Imana, ni ndende, ntawazibara ngo azirangize. Hoya, ufite umugambi mwiza muremure. Ndagushima Mana, kandi ibyo ugambirira byose Mwami,
Yesu, ibyo utekereza byose ni iby'igiciro kuri njye. Umuntu yagambirira ibibi agatekereza ibibi, umuntu yashyiraho proje zibi, ariko Uwiteka we abadufitiye gahunda nziza z'amahoro, abadufitiye ibyiza birimo amahoro. Ndagushima Mana ko ibyo ugambiriye kuri njye ari byiza, umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi wo ku nyanja. Ntago bikundika kubarika kubera ko ari byinshi, kubera ko Mwami Yesu wowe uhagaze kandi utubereye maso, tubereye ingabo idukingira ku manywa na nijoro. Ngo nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Data mwiza, dasi no Yesu Kristo, data mubyeyi, ngo nabibara biruta umusenyi wo ku nyanja. Iyo nkangutse turacyari kumwe, uyu munsi turi kumwe Mana. Uyu munsi uri kumwe n'intambwe z'ibirenge byanjye. Uyu munsi Mwami uri kumwe n'amazina yanjye n'ubugingo bwanjye. Uyu munsi uri kumwe nanjye mu byo ndi bukore. Uyu munsi uri kumwe nanjye Mwami ahantu hose. Uyu munsi Papa, uyu munsi iyo nkangutse turacyari kumwe. Iyo umuntu akangutse agasanga aracyari mu mwuka w'abazima, aba ari umukandida ku masezerano, ari umukandida muri byinshi. Biba bikemeye burya haba hababaje iby'uwapfuye, ariko twebwe abazima turashima Imana ko ibigifiteho imigambi myiza. Mwami, twebwe abazima ubu kidufiteho proje ndende. Twebwe abazima uba witeguye gukora ibindi. Turagukunda Mana. Shimwa Yesu, shimwa, shimwa, shimwa Gitare, shimwa Mukiza. Izina ryawe ni ryiza none n'ibihe bidashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Umunsi mwiza tumenya ngo ibyo datagambiriye ni byiza, ni byinshi byadutekerezaho. Proje dufitiye ni ndende. Tumushime, tumuhimbaze. Ibyo byandikwe ku mazina yacu, byandikwe ku mwuka wacu, byandikwe ku mubiri wacu, abaricyo cyapa kiteraho ku biganza, ku birenge. Au nom de Jésus. Shalom.